Yesu Kristu ni nyagasani akaba aganje mwikuzo. Yesu Kristu ni nyagasani akaba aganje mwikuzo. Uhoraho n'umwami yisesuyeho ubuhangare. Uhoraho yambaye ububasha yabukindikije. Yesu Kristu ni nyagasani akaba aganje mwikuzo. Isi arayishinze arayikomeza, intebe yawe y'ubwami yashinzwe ubutajegajega. Uriho kuva kera na kare. Yesu Kristu ni nyagasani akaba aganje mwikuzo. Ibyo waduhishuriye ni amanyakuri, ingoro yawe ikwiranye n'ubutungane. Uhoraho uko ibihe bihora bisimburana. Yesu Kristu ni nyagasani akaba aganje mwikuzo.